mwabona gukunda asigaye atambuka se bishatse kuvuga iki ngo urukundo rw'ibintu abantu benshi bararukunda burya inshuti z'ibiryo ntago zabura ariko iyo bigiye abakuririye nibo bagusebya byo mpamvu ibyanditswe biza bikatwereka ko mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu uwo nubwo yabanje kugira kamera k'umuntu burya byashoje Yesu amanutse adupfira ku musaraba. Kwiringira TV ubutumwa bwiza kuri benshi gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Dushimire na korari dushimire n'Imana yacu kuko ituma duturiza imbere yayo yahabwa icubahiro. Reka rero kongere tunezererwe mu nzu y'Imana. Tuba twirengagije byinshi byagombaga kutuzanira inyungu ndetse abenshi na za butike bazifunze kugira ngo bongere bakandagire mu nzu y'Imana. Ni byiza rero gukandagira mu nzu y'Imana tugize amahirwe yo kujya tuyikandagiramo buri munsi waba ari umugisha. Tunejejwe rero n'uburyo Imana yapanze aya materaniro binyuze mu bantu. Muri aya masaha tukaba tugiye gukurikirana ibyanditswe byera. Imana ihabwa icubahiro. Hano nkuko babivuze rero nitwa Karenzo Jean Bosco ndumwe mu bategereje ko Yesu azagaruka ariko dukomeza n'umunsi wa karindwi. Burya niryo tandukaniro rinahari mu bantu bagwiriye muri iki gihe badashaka kumvira amategeko y'Imana, ariko amategeko y'Imana adusaba ko tugomba kuyumvira yose. Nibyo nagize amahirwe rero kuba muri iri tsinda kandi nawe wumve ubyishimiye kuko kuri bamo ni umugisha ukomeye. Tugiye kugira amagambo twaganira rero tuyongera ku yandi. Bigaragara ko ejo nimugoroba burya umuriro usa nk'uwadutengushe, cyakora Imana rero yadutabaye kuko muri uyu munsi bigaragara ko tugiye kongera gukurikirana nta kibazo kirimo. Ejo twabonye ko Adamu na Eva bari batuje nta kibazo bafite, ariko bisoza Satani yihinduriye mu nzoka, abari baguwe neza bagubwa nabi. Twabonye rero ko amahoro bari bafite yarayoyotse bitewe n'uko Satani yabatunguye. Ndagira ngo tugire amagambo ndongera kuyo nasomye ejo ku magambo ari hano avuga ngo Imana ihana inzoka na Adamu na Eva bamaze gucumura. Bacumuye kuri iri tegeko mu gice cya kabiri cy'umurongo wa 15 mu itangiriro. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo mu Edeni ngo ahingire ibiyirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi uje urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyeje icyiza n'ikibi ntuzakiryeho kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ariko ndabaza ikibazo mu bari hano, mbese ubu turapfa cyangwa ntidupfa? Bigaragara ko byashoje iri tegeko Imana yari ihaye Adamu. Satani we yaje ari kuvuga ko ku magambo ari hano hakurya burya yavuze ngo gupfa ntimuzapfa. Imana yavuze ngo gupfa muzapfa, Satani waravuga ngo gupfa ntimuzapfa. Yabivuze ryari rero? Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa kuko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ko ari ikigikundiro kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, ahasoroma ku mbuto zacyo arazirya. Aho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza bamenya yuko bambaye ubusa, badodoye iby'imitini biremeramo ibicocero.
aba babwiriza babiri uko ubusobanuro buvuga babonetse mu ngobyi yo mu Edeni, na n'uyu munsi wa none umuntu witwa umuntu, aba babwiriza babiri barahari. Abaye Imana iravuga na Satani akavuga. Yego ikibazo kikabazwa muri uyu mugoroba, mbese ko Imana ivuga na Satani akavuga, wumvira ndi? Amateka rero atwereka ko Adamu na Eva bumviye umubwiriza wa kabiri wavuze ngo gupfa ntimuzapfa. Aha hakaba ubusobanuro buvuga ko burya umuntu ananira umuhana ariko ntananira umushuka. Yego ndasoma rero amagambo akurikiyeho atwereka ko Imana ntago byayinejeje, ahubwo igihe cyarageze Imana irahana. Yahanye Adamu na Eva ndetse n'inzoka. Reka dukurikire. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya n'imunsi, wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo iramubaza iti urihe? Arayisubiza ati numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza uwo mugore iti icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishamba zose, uzaje ugenda ukururinda, uzaje ujya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzaje ubyara abantu babara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo nawe azagutwara. Adamu iramubwira iti ubwo wumviye umugore wawe ukajya ku giti nakubujije kuryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzaje urya ibivuyemo ugombye kubiruhira. Mbese iri tegeko Imana yahanishije Adamu na n'ubu ritugeraho. Tubonye ko Adamu kuko yumviye umugore we akarya ku tunda Imana yari yamubujije kuryaho, byashoje bigaragaye ko azaniye ubutaka kuvumwa, kandi hongerwaho no gututubikana ko mu maso h'uwo muntu Adamu. Uvuga ngo ubu butaka duhinga, ubu butaka abantu dukurikirana ngo buzadukize bwaravumwe. Kandi nimujya mukurura mu bitekerezo mukareba aho isi igeze, burya kera ntago bafumbiraga. Kera ntago bafumbiraga, ariko ifumbire mbona n'imirima yararushe burya muri iki gihe. Burya ubutaka ni bukeya ariko abantu bavuka buri munsi. Iyo ubona rero uko bafumbira ubutaka, ejo basizemwe ibirayi, ejo bundi bagashyiramwe ibigori, bukeye bagashyiramwe ibinyomoro, bakavanamo bashyiramo amashu, bakavanamo amashu bashyiramo ibikaroti, ubutaka nabwo burarushe. Nibyo ariko nubwo burushe ntabwo abantu batuza, kuko gututubikana ko mu maso h'Adamu niho hagombaga kumuhesha umutsima. Amagambo arakomeza ngo urinde ugeze ubwo uzasubira mu butaka, kuko arimo wakuwe, uri umukungugu mu mukungugu nimwe uzasubira. Mbese iki gihano cyo kiroroshe. Igihano cya Adamu n'icya Eva. Eva yahawe igihano cyo kubyara babara. Sindigera mbona abantu bari kubyara bari guseka. Wigise cyafashe ku babyeyi bari hano. Sinzi, ntabwo ndigera mbona umuntu ubyaye ngo apfukama ari guseka ngo sawa. Ahubwo iteka apfukama ari kurira, ndetse bumwe gupfukama bikanga no guhagarara bikananirana. Nagize ingorane, nkunda kujyana abantu ku bitaro kuko nturiye ku muhanda. Nkunda kujyana abantu ku bitaro nkamuheka ari kunosha no mu mugongo, ariko umuntu we wakwitwara neza bitazamba apfuye. Cyokora kubwa amahirwe akaba arabyaye. Yesu ashimwe. Ariko abagore rero mbabwire, murakazi. Ukaza kubona nyuma y'imyaka 2 yongeye do akabone budi yatwaye yindi nda umuntu ukurikije amarera ari kurira ubushize, uretse nawe ko asura gupfa yongeye gutwara iyindi. Kabone ngo wari kubuya yihanye kuryama yubamye,
hari n'igihinda zikugwa nabi n'ibiryo bimwe bikakunanira ugasanga urukwiyenza ku bana ngo bakuzanira amazi yo kunywa ibiryo byanze ariko hashira n'ubundi bwurabyaye nyuma y'imyaka 3 n'ubundi bakabona utwaye yindinda ibi bihano rero birakaze cyane uzaje urabyara abantu babara kandi icyifuzo cyawe nta handi kizaba kiretse ku mugabo buriya nubwo abantu mukunze kwikomeza ndavuga ku basore n'inkumi oya ndavuga inkumi havuga ngo jewe ngo igihe ngo kiragera nuko utari wabone wo kugukunda naho ubundi nawe umutima wawe ntabwo utuje uhora gutekereza amana ninde uzambaza numva bari kubaza bati nta muntu wari wakubaza izina ngo ntawe iwanyu muri abarozisi bati nta muntu wari wambaza izina bishaze kuvuga ngo agatima iwabo nubwo byaba byuzuye mbonaga abana benshi b'abakobwa iwabo hari amamodoka ndetse aryama no mu makaro ugasanga arayasize asanze agahungu kubatse inzu y'amabati ubu baciye nyakatsi mbere ho yagombaga gusanga n'umuhungu wubatse akazu k'ibyatsi ka metero 2 kuri 3 ugasanga agiye kwihambira ku gahungu gafite amabati 12 iwabo amakaro yarayasize bari kurya umuceri ntiwareba ibiryo bari kurya bakasagura bafite n'abakozi bo mu rugo ariko kabona agakobwa kagiye kwanamiriza nta handi cyifuzo cyawe kizaba keretse ku mugabo cyo mpamvu baje n'aba bana batoya nkababaza imishinga bafite mwakumva harimo niyo gushaka irahari je nikigera buriya ntazahami wabo ubwenge bwe buruva tumva nubwo ndi gukura ariko nzaji wabandi numva icyo gihano rero nacyo ari igihano gikomeye cyane cyazanywe n'akantu gato gusa kuko Eva yemeye kuvugana n'inzoka akamukumbuza yuko gupfa tazapfa haza rero Adamu nawe nabisobanuye hejo nimugoroba para magambo ari hano ngo Adamu kugira ngo amenye uburemere bw'icyaha yakoze Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe kubyo kumenya icyiza n'ikibi none hatarambura ukuboko gasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya karamiteka ryose nicyo cyatumye Uwiteka Imana mwirukana muri yangobyi muri Edeni kugira ngo ahingo ubutaka yavuyemo nuko yirukana uwo muntu kandi mu ruhande rw'iyo ngobyi yo mu Edeni rwerekeye iburasirazuba ishyiraho abakerubi n'inkota yakumuriro izengurika impande zose ngo ibuzinzirije kuri cya giti cy'ubugingo aya namagambo ababaje Adamu waruguwe neza wari warakatiwe ingobyi ya Edeni ntacyo abaye aguwe neza burya mu mateka ni muzakurura mukareba ari igitabo cyitwa inama ikomeye y'Imana mu ngobyi yo mu Edeni ntanzu bigeze bubakamo oya nubwo tuba dutangarira ko abantu bari kubaka inzu z'ibitabashwa zikomeye ariko ko inzu yabikomeye kose uko yaba ari bitabashwa ibi navanze mu rupfu urebye nabi iyo nzu niyo yakwica twagiye twishimira ibintu bijyanye n'amashanyarazi ariko hari umwana w'imyaka 5 wakundaga gucokoza cyane mwanyina nyina akamubuza ati reka gucokoza nuko banyina bagiye guhinga umwana aragenda acokoza hari aho bacomekera ipasi cyangwa se aho bacagingira telefone arahacokoza ibyo yacokoje biramuturikana umwana arapfa nubwo iterambere rihari ntabwo urupfu rusigara nubwo ubukire bubaho ntabwo umukira kirangwa asiga urupfu oya nubwo umuntu yiga amashuri akayiga akayirangiza ntabwo ayiga ngo ajye kure ku buryo urupfu rutaramusangayo ubwo rero iyi si turimo uko byamera kose gututubikana ko mu maso hacu niko kuduhesha umutsima ariko tukazongera tugasubira mwitaka kuko ari mwo twakuwe nuko Adamu aragenda arababara rero murebe umugabo wari mu ngobyi yo mu Edeni atarigeze yubaka inzu ngo arayituramo tigeze gura uburangiti ngo arabwiyorosa cyangwa amashuka na ahantu yigeze aba atikanga ngo hari inyamaswa iramurya kuko inzoka zitaracumura zamunyuragaho bisanzwe intare zikamunyuraho ntacyo zitwaye zikamusanga ndetse akaba ari uzikora no kumugara murebe ingwe ziri kumwegera n'imbwa nta kibazo kirimo injangwe n'imbeba bibisikana nta kibazo kirimo bisoza Imana imubwiye ngo nyuraho uzongera gusubiramo aka naga filime gatoya k'ibyabaye kera ariko murebe nawe urugo rwawe rwubamo
hagize uza akakubwira ati nturongera kurusubiramo, sohoka kandi hatagira ikintu cyusohokana, ugende uko waje. Adamu yasohotse imbokoboko, nta kintu yasohokanye. Ntabwo yari yemere kugira icyo avana mu ngo byo mu Edeni ngo arakijyanye, ahubwo we n'umugore we barabasohoye barabajyana. Ni igitekerezo kibabaje ku ngaruka z'icyaha. Kandi uwo mugabo atwita umugore we inda, abyara Kayini. Aravuga ati mpeshejwe umuhungu n'Uwiteka. Arongera abyara Abeli murumuna wa Kayini. Abeli aba umwungeri w'intama, Kayini aba umuhinzi. Bukeye Kayini azana ituro ku mbuto z'ubutaka ngo aritura Uwiteka, na Abeli azana ku buriza bw'umukumbi we no ku rugimbu rwawo. Uwiteka yita kuri Abeli no ku ituro rye, maze ntiyita kuri Kayini n'ituro rye. Kayini ararakara cyane, agaragaza umubabaro. Uwiteka abaza Kayini ati ni iki kikubabaje kandi ni iki gitumye ugaragaza umubabaro? Nukora ibyiza ntuzemerwa, ariko nudakora ibyiza ibyaha byitugatugira ku rugi, kandi ni wewe byifuza ariko ukwiye kubitegeka. Kayini abibwira Abeli murumuna we, kandi bari ku gasozi. Kayini ahagurukira Abeli murumuna we aramwica. Ariko ubundi ndabaza, hari Adamu na Eva, habayeho n'abahungu babiri, Kayini na Abeli. None bishoje Adamu manje yishimira ko yahawe umuhungu n'Uwiteka, ariko Kayini yica mwene nyina. Amateka aratubwira ngo Kayini yica mwene nyina. Icyo gihe nta masuka yari ahari, nta masuka yari ahari, nta n'abandi bantu bari bahari bari barahumuriza Adamu ati hangane. Nta muryango wari uraza kumutabara ngo umufashe gushingura, kuko amateka avuga ngo icyo gihe Adamu ntabwo yarazi ibyo gushingura. Ahubwo bafashe intumbi ya Abeli barayizana, we n'umugore we baricaye barayifashe. Umunsi wa mbere urashira, umunsi wa kabiri ngo bari bazi ko arongera agasubira mu mwuka. Nibwo bwa mbere bari babonye intumbi. Nuko uko intumbi ya Abeli yagendaga inuka, niko Adamu nawe arushaho gusharira. Abaza Eva ati ariko buriya hariyo amatunda wazanye atumye twicara muri aka kaga, wayazanye ute? Eva nawe akamusubiza ati wose ko wari uri umugabo wayariye ute? Ibibazo byabaye mu rugo, ibyaha bishaka kugira uwo bihitana mu rugo, amahoro arabura. Kandi nayo umunsi wa none Satani yibasiye imiryango. Burya mu miryango myinshi nta mahoro arimo. Umuryango ushobora kuba ufite amafaranga ariko amahoro ntayo. Umuryango ushobora kuba ufite imyenda yo kwambara abantu banyuranya pe, ariko amahoro ntayo arimo. Umuryango ushobora kuba urimo abana ariko amahoro ntayo. Umuryango ushobora kuba ufite ubutunzi bwinshi ariko amahoro ntayo ahari. Hakenewe amahoro muri uyu mugoroba. Aya mahoro nta wundi wayatanga, ni Yesu. Twaririmbye indirimbo ya 112 itubwira kurabuka umusaraba. Nta handi Adamu na Eva bagombaga kugirira amahoro kereka kurabuka umusaraba. Uyu musaraba wagaragaye muri iri somo riri mu Itangiriro igice cya 3 ku murongo wa 15 ku magambo avuga nzashura urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Ubu bwari ubuhanuzi butwereka ko urubyaro rw'umugore ari Yesu Kristo uzemera kwitanga. Yesu ashimwe. Uzemera kwitanga yarasanzwe ari Imana. Hari isomo nkunda cyane riri hano mu Bafilipi. Abafilipi, Adamu na Eva bamaze gucumura, hari amagambo nshaka gusoma mu Bafilipi mu gice cyaho cya 2 ku murongo waho wa 5. Ese iri somo rivuga ngo iki? Iri somo ritubwira ko mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Nubuhe se? Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisize ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi, araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina yose. Kuko amazina Yesu yahawe, izina yahawe niryo dukirizwamo. Haleluya. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu.
burya hari isomo ikimwe na manwa na bose riri muri Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana. Yego, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Yavuze ngo ikinege ni umwana umwe kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Iri somo riraza rikongera rikatubohora. Imana yaradukunze bwa mbere turema ku shusho yayo kandi iratugabira. Adamu rero ntacabuze. Burya mu mateka Adamu yazimiriye mu Edeni ntacabuze. Adamu yazimiriye mu Edeni nta kintu abuze. Bisoza urupfu rumusanzemo bitewe nuko atabaye maso. Amaze gucumura rero Yesu yongera kumukunda bwa kabiri aramucungura. Erega niyo turi mu isabato bikagaragara ko twaje kuruhuka ngo nukuza gutekereza kuri ibi bintu bibiri. Bwa mbere Imana yaraturemye iratugabira. Haleluya. Bwa kabiri Adamu acumuye umusaraba uramucungura. Ubu rero twaguzwe kabiri. Haleluya. Twaremwe n'Imana, Satana byivanzemo, Yesu apfa mu cimbo cacu. Buryo ubuhanuzi bwari bwaravuzwe kuva kera ko Yesu byanga byakunda umwana w'umuntu nacumura Yesu azamucungura. Reka turebe uko Yesaya yamubonye muri Yesaya 53. Iki gihe Yesu ntago yakavukiye kwa Mariya. Bahanura urupfu rw'umugaragu w'Uwiteka. Uyu ni Yesu. Ninde wizeye ibyo twumvise kandi kuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere nk'ikigejigeji k'igishitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu. Yari umunyamibabaro wamenyereye intimba. Yasuzugurwaga n'umuntu abandi bima amaso, ndetse natwe ntitumubahe. Nukuri nimba zacu nizo yishizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebwe twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana agacumitwa nayo, agahetamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe. Yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Twese twayobye nk'intama zizimiye, twese twabaye intatane. Uwiteka mushiraho gukiranirwa kwacu twese. Yararenganya ariko ntiyicisha bugufi, ntiyabumbura akanwa ke, amera nk'umwana w'intama bajyana kubaga, cyangwa nk'uko intama icecekera imbere y'ikemura ubwoya. Niko atabumbuye akanwa ke. Guhemurwa no gushirwaho iteka nibyo byamukujeho mu bigihe cye. Ninde witayeho ko yakuwe mu isi y'abazima akaba yarakubitiwe ibicumuro by'ubwoko bwe? Bategetse ko kabambanwa n'abagome n'abanyabyaha. Yari kumwe n'ubutunzi mu rupfu rwe, nubwo atagiraga urugomo kandi ntagire buryarya mu kanwa ke. Ariko Uwiteka yashimye kumushenjagura. Yaramubabaje ubwo ubugingo bwe buzitambaho ibitambo cyo gukuraho ibyaha. Azabona urubyaro, azarama ibyo Uwiteka ashaka bizasohozwa neza n'ukuboko kwe. Azabona ibituruka mu bise by'ubugingo bwe bimushimishe bimuhaze. Umugaragu wanje ukiranuka azatuma benshi baheshwa gukiranuka no kumenya, kandi azishiraho gukiranirwa kwabo. Aya ni amagambo nsomye y'ubuhanuzi bwahanuraga ko Yesu azapfira abantu. Rero yavukiye aho abantu bamwima amaso. Burya dukurikije amateka muri Matayo, iyo dusomye no muri Luka, dusanga Yesu yaravukiye kwa Mariya na Yosefu. Ariko muri Luka igice cya 2 ho hashaka kutwereka ko ndetse marayika asanga Mariya amubwira tuzasama inda ya Mwuka Wera. Yosefu wari umusabye bari hafi gusezerana, yabonye asa nk'utwite, atangira kumwanga mu bwihisho. Mbese ashaka kumwima amaso, ashaka kumwima amagambo. Nuko Imana itabara isanga Yosefu iravuga ngo uramenye ntuzanguriye mugeni kuko inda twite ni ya Mwuka Wera. Burya bakera barizeraga. Yesu ashimwe. Bisoza rero ngo Yesu
iyo abishaka yagombaga kuvukira mu bakire, ariko yavukiye ku mubaji witwa Yosefu, ku buryo no kuja kumwandikisha i Betelehemu. Nimukurikirana abakire bose baba bagiye kwiyandikisha, nuko Yesu abura umwanya mu icumbi. Amazu yose abakire bari bayafashe, kuko ba Mariya baba badakize, bagiye gucumbikisha umwana mu kiraro cy'inka. Iki kiraro cy'inka rero imbeho ikabije bamushyira mu muvure. Mu kumushyira mu muvure burya iyo wumva bigaragara, burya abantu bakunda abagezweho, abantu bakunda abakire, ariko burya urukundo mu nkundo zigera muri enye nshaka kubabwiraho, urwagaragaye Yesu yadukunze ni urwitwa agape, urukundo mvajuru, urukundo rugukunda nta rindi nyungu zigutezeho. Oya, Yesu yaradukunze rero. Adamu yaracumuye, urukundo Imana ikunda Adamu bituma Yesu areka igitaramo cyo mu ijuru. Burya mu mateka mu ijuru ntabwo bahinga, mu ijuru ntibarema isoko, burya mu ijuru ngo bahora baririmba, habahora hari igitaramo, nta n'umwe uraja mu bindi, bahora baririmbira Imana gusa, uweru weru wera. Hari ibiremwa byitwa ibizima, hari abakuru 24, hari abakerubi, hari abaserafi, burya hari n'abamarayika baturinda tutarebesha amaso. Basobanuye ko ya maso yacu apfa atareba marayika ngo abeho, yapfa. Ubwiza bwa marayika umwe bwakwica abanyabyaha 1000, ariko Imana ikemera ikirekura uyu marayika akakurinda ukiri urusoro mu nda ya nyoko, kugeza igihe uzaba umusaza cyangwa kugeza igihe uzamanukira hacecekero. Mbese ijuru ubundi riradukunda cyangwa ntiridukunda? Biradukunda ntiridukunda? Uru rukundo rero rwa Imana yakunze Adamu ikamubaza ngo uri hehe. Muzarebe mu buzima dusanzwemo twebwe, iyo umuntu aguhemukiye nubwo yaba ari inshuti yawe, mbonaga ikintu giterenyaga abantu muri iki gihe cyane ni amafaranga. Umuntu mushobora kuba mwari mukundanye 100%, yego, ariko hakwivangamo iby'amafaranga, kandi koko yakennye yayabuze, nuko ukagenda ukamwishiramo, ndetse ukamuvuga no mu bandi uko atameze, uko n'ibintu yabimaze ko nta kigenda, hejuru y'uko ari amafaranga 10,000 yabuze. Amafaranga rero burya umuhanga wabikurikiye neza yabonye ko iyo ushaka kugira ngo uzarambane n'inshuti uyirinda amafaranga. Ngwiki kandi nabwo yanyimye nanone ngo urukuyandinda, ibibazo bikambana byinshi, abana banje bakareka kwiga ufite amafaranga ngo urukuyandinda ngo tutanduranya, nta nubwo buri inshuti. Ntabwo ari byo, si nibyo cyangwa si byo? Rero urukundo mvajuru arirwo agape nirwo turarikirwa mu Bafilipi. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, areka igitaramo mu ijuru pe, abijuru bateranye, data wa twese ariyo, mwuka wera hari, abamarayika bari kuririmba, ibizima bifite amaso impande zose nabyo byataramye. Ngo burya inama yarateranye mu ijuru, ngo kwa Adamu bigaragara ko yamaze gushira mu bikorwa, uraje kumucungura ninde? Bashatse mu bamarayika baburamo n'umwe, kuko wamuremye niwe wagombaga kumucungura. Yesu aravuga ngo igitaramo mbaye nkiretse, ahubwo ndamanutse. Muri izi nkundo bavuze zirangira zikagira amanda, mbabwiye urukundo bw'uburyo bune. Urwa mbere na agape mvajuru rudashobora rugajuka. Hari urukundo rwa kabiri rw'abavandimwe, baranditse ngo ni ubumwe bw'amaraso. Urukundo rw'ubumwe bw'amaraso, mushiki we na musaza we bashobora gukundana. Mbwira abakiri batoya, mushobora gukundana mugahararana, umwe akamesera undi, undi akamuzanira isabune, undi akamugurira amavuta, undi akamugurira n'imisatsi, ariko haba igihe umwe ashakiye mu majyepfo, undi akajya mu majyaruguru, umwe agiye mu bijumba, undi agiye mu birayi. Uwo mu bijumba rero yazindukira uwo mu birayi ibijumba. Uwo mu bijumba yavuga ati buri uwo mu birayi ati mva ikiro cy'ibirayi ko ari 500, ikijumba ko ari 5. Abantu baja mu mibare, ariko nina hangaha abantu ntago bakigemura. Abantu baracyazinduka, ukazindukira umuntu kabiri uri kumuha ibishimbi 10, ntazi wawe ugasubirayo bwa gatatu. Inaha bariyo no kuzindukana no kuguzanya muri iki gihe. Nuko wawe undi wo mu bijumba rero yajya mu birayi kabiri, avata ariko ndaje ndamuha ibiro 20 by'ibirayi ni 10,000.
wampa ibiro 20 by'ibijumba n'ibihumbi 3, ibyo bintu nzabivamo. Haba igihe urukundo rw'abavukanye bahararana batari bashaka, yasanga umuhungu umukobwa arimo bagahora avuga ati mwene nyoko musaza we ntibamuhaye umubande si wari guhinga, nangwa se ukasanga muramukazi w'uwo mukobwa ati niko uri kubona mwene nyoko mushiki wawe bataramuhaye yanzu yo mu santire, nzakomeza kwasama ndajayo. Abari bakundanye bakira abasore bagahura nabo kubaninjira mu rugera, abakundanaga bakangana, urukundo rukarangiriraho. Bishatse kuvuga ngo n'urukundo rw'ubumwe bw'amaraso ni urukundo. Urukundo rwa gatatu ni urukundo rw'umukobwa n'umuhungu. Base ngo urukundo rw'umukobwa n'umuhungu Imana irarwemera, kuko iyo ababyeyi, iyo abasore, ndavuga bara basaza nabo babaye abasore, iyo badakundana n'abakobwa bico gihe aribo ba mama wanyu kiba mutahari. Ariko haba igihe nanone basangana umukobwa akagukundira ko iwawe ufite ibintu, yasanga muri kurya ibidodoki tiriko nuko mubona mukoboye. Mbonaga abasore bubu rero bipasa muremure cyane, akagenda kambaye ikoboye y'ibihumbi 18 kandi wabo nta n'umunyuriyo tawo pe, ariko akayitebereza muri rimwe. Umukobwa yamubona umutima ukava mu nda, tumva mbonye umukire pe, cyo nageri wabo rero agasanga na yakoboyi niyo yatiraga abandi, agasanga ibyo kurya no gupfundikanya, uwamukundaga kamwanga. Azumva benshi mu migi myinshi abenshi bakunze kwipasa uwo muremure cyane, umuntu akakwishiramo akibwira ngo yabonye umukire na hari umuhirimbiri nyakuza ari igisambo, bigasoza bari bakundanye banganye. Urukundo rwa kane ni urukundo rw'ibintu. Urukundo rw'ibintu rumeze rute rero? Ibintu iyo biri kuza abantu bo kubirya barabimenya. Muzumva abi Burundi bari kubahamagara ngo twumvise ngo waguze inzu turayitaha, muzumva abi Bugande bari guhamagara ngo twumvise ngo waguze n'umurima nawe turawutaha. Ibintu biri kuza naba kubirya barabimenya, ariko iyo bigiye kugenda yavuze ngo biza bikona makona bikuraza nzira ukavunika pe urukubishaka bya, kandi iyo bigeze iwawe bikumenyeza kurya imikati, bikakumenyeza icayi, bikakwiyama bodaboda, bikagenda bikakumenyeza za wagize gusa, zikagenda zikakumenyeza matisi. Ariko iyo bigiye kugenda binyiriye ibusamo kandi bikagenda bidasezeye. Ntabwo byakubwira ngo bawitonze kurya imikati yigabanye, oya, ahubwo uza kumva bari kuvuza induru bati ye uko yirataga bakaguhimbira n'ibyaho utakoze. Ati mwari mubanye ukuntu asigaye avuga, mwabona ukuntu asigaye aratambuka se. Bishatse kuvuga iki? Ngo urukundo rw'ibintu abantu benshi bararukunda, burya inshuti z'ibiryo ntago zabura, ariko iyo bigiye abakuririye nibo bagusebya. Cyo mpamvu ibyanditswe biza bikatwereka ko mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, uwo nubwo yabanje kugira kamera k'umuntu, burya byashoje Yesu amanutse adupfira ku musaraba. Muri kudupfira ku musaraba na amagambo nshaka kubasangiza ngo ngere ku ntego y'icyo nshaka kugeraho. Amagambo ari muri Matayo 28, wataha wishimira muri uyu mugoroba ukazagenda ukayabwira n'abandi, kandi byari ngombwa ngo bamenyeshe ko burya Yesu abakunda. 28 mbere ku murongo 16 hari amagambo haravuga ngo nuko abigishwa 11 bagiye i Galilaya ku musozi Yesu yabategetse, bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe baramushidikanya. Nuko Yesu arabegera avugana nabo ati nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, nuko mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose abigishwa, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Inkuru nziza irimo ni iyihe rero? Dore nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Iryo ryari itangazo rimenyesha abantu ukuzuka kwa Yesu. Burya mu bari bamukurikiye, iyo dukomeje dusoma muri aba bigishwa 11 mvuze, uretse Yuda wa mugambani akarya amafaranga, n'aba basigaye baratatanye, babonaga ukuntu Yesu bari kumukubita yashize mu bikorwa. Burya dukunze kubona za filime Yesu bamusize urubindi imbere,
ariko ziriya za filime ni iz'abaryi b'amafaranga. Amateka tubwira ngo Yesu yari afite ikanzu, uko yakuranaga nayo, abasirikare barayifindira. Ari umusore w'imyaka 30 n'igice bayimukuramo. Kera nta makariso yabagaho, ariko ibi ndabireba. Niyo mpamvu iyo abantu bagiye mu Mana cyane bari kubundi kwizera niki? Kwizera no gusara. Iyo abantu bizeye bakareba ibyo Yesu yakoze, umusore w'imyaka 30 bamwambura imyambaro yambaye bakamwambika ubusa, akemera akabikora. Hari igihe umugabo witwa Petero wamukundaga cyane yabonye baje kumufata abasirikare, nuko afata inkota ayikubita umugaragu w'umutambyi mukuru, ugutwi kuragwa, kandi yarazi ko yamaramaje ashaka gutabara Yesu. Ariko ngo kuko yari atazi icamuzanye, Yesu yafashe ugutwi agusubiza kuri wa muntu baguciye. Ngo muri icyo gihe Petero yavuze ko no mu rupfu arajana nawe, nuko ngo niho gushidikanya kwamujemo. Ariko uyu mugabo ndwanirira ibyo nangije kongera akabiteranya. Erega Yesu ni mwiza, haleluya. Uyu nzarwana nawe, ndwanane nawe urugamba tururangizanye. Muri we nibwo yatangiye gucogora, Yesu akarenga, Petero agahinguka. Nuko ngo igihe bamukubitaga, inkoni zirimo zivisha amaraso mu ikanzu iri gufatana n'umubiri, bayikuyemo kuko abasirikare babonye ari nziza, bamujana ku musaraba yambaye ubusa. Mugire wa mutima, birasaba kubazamukurikira. Mbese niki batambika imbere uretse n'ibintu, uretse ko abantu ducogora, uretse n'ibintu bazatambika imbere kubahisemo Yesu neza, bakemera bakamukurikira aho aje hose, urupfu ntago ruzabatera ubwoba. Yesu rero yaremeje ku musaraba, nuko amaze kuzuka babandi bari batatanye birukanse. Petero igihe kimwe barambaje batari ko kuri kuvuga imvugo nkiye, nuko Petero avuga ati umva mbabwiza ukuri, kumenya rimwe mwasaze. Kandi yavuze ati no mu rupfu turajyana. Kumenya rimwe mwasaze hari, kuko ntabwo nta naho nigeze mubona. Ariko Yesu umunyembabazi arongera aramubabarira, Muri uyu mugoroba ushobora kuba uri kure, uri gusigana n'ibigeragezo bitandukanye byatumye amarangamutima. Nahawe ubutware mu ijuru no mu isi, mugende. Erega turi mu kirenge cy'abo bantu yabwiye ngo mugende, nimugende. Haleluya. Impamvu tuvuga ubutumwa bwiza ni iyihe? Nuko Yesu yatsinze. Haleluya. Yesu rero yaratsinze, tugomba kubyamamaza hose. Yaravuze ati mugende mubwira babuze gakondo. Yesu yagiye kubategurira aho bazaba. Shobora kuba uriho rwose. Hari ikintu nigeze mbabwira ngo gusaza, iyo usaje ukamara imyaka umara n'imigisha. Muranyumva se? Uko usaza ntago nifuza ibintu byo kuzasaza. Sabaga Imana izamfashe nzapfe nyifite imbaraga zo kwitamika. Tutari bya bintu byo kuvuga ngo mwabana mwe ngo none mwankoreramo, none ngo ko mbuze ngo ni pantaro bakampa ibyashaje byabo. Oya, Imana izareke ngende nyifite imbaraga zo kwishakira ipantaro. Yesu ashimwe. Iyo ushaje rero umara imigisha, urayimara bigasoza rero nta kigenda. Impamvu ugurisha nibyo wari waraguze. Utangira kugurisha ibiti, ndetse abana bavutse barabiguze kera ugasanga nibo bari kwitambika bati niko muze kusaje nabi, ibi biti nturabikoraho. Wabiteye atari yaganya no munda, none ati niko muze, ubu bwenge bwawe bwatandamye buti iki giti ntugikoreho. None ko inzara inyishe reka mve kugurisha karakarimana ari naraguze nakaguze kera. Ati niko ariko warasaze cyangwa umurima naguze umwana ngeretsemo ko nasaze. Utangira iyo ushaje umara imigisha, imirima wari waraguze uyimarira mu gifu, kandi nta kinywa nk'abari gusaza, nta kikumbura imigati nk'abasaza batagishobora kuvaho bari. Yesu ashimwe. Abana rero ndi bari bihararumbu batumva turakwiyamye, turakujana ku murenge. Barijo nababwiye ngo Imana yabonye kugira ngo isigire umutekano n'urupfu ruzamo. Imana ibonye yuko munze kubwira abantu uje urafata neza umugore wawe akiriho, iyo amaze gupfa n'abantu urababura.
utangira kuja mu manza. Ikiyiko cyari icya mama n'umusarani wari uwe, nari amasafuriya yari aya mama, ugashaka ibyari ibyawe, n'inzu yari iya mama ugashaka ibyari ibyawe. kandi natangiye ndi gusoma ngo gututubikana uko mu maso hawe niko kuzatuma ugura umurima, niko kuzatuma ugura ikiyiko. none nyina apfuye tubo muze gasopu n'iyi ntebe yari iya mama. ikidodoki cyari cyande ngo cyari cya mama naco, ugashaka ibyo washatse. muri kumva gusaza ari byiza? muraho Yesu ashimwe. rero abazi gusenga mu bagabo bari hano, muje murasenga mutange y'abagore. Paso abazi gusenga neza, muje murasenga mutange y'abagore. iyo usigaye uri umusaza umugore yaragiye, abana barakurindagiza bakakwereka ko ntaho muziranye. nimubwire rero babuze gakondo, Yesu yagiye kubategurira aho bazaba. nimubwire abantu yuko ababuze amahoro, Yesu niwe mahoro yacu. Haleluya. kandi mubwire ababuze ababo, amagambo nkunda cyane, mu gihe gito. Yohana Yesu yaramubwiye mu Byahishuwe cya mbere ku murongo wa 17 ayo magambo ari. Yesu yabwiye Yohana ngo ninje kuzuka n'ubugingo, kandi imfunguzo z'ikuzimu ndi nazo. Haleluya. azahamagara basinziriye. ku magambo avuga ngo ababuze ababo muri ubu buzima, abo bakundaga nk'aba mbabwiye, kumva ngo umugore mubanye imyaka 40 bishoje agiye. Dorutse gushingura umubyeyi hariya w'umupenikoti, yayiriwe ari kuhira ibirayi, nimugoroba baragenda yinura amasaka, buca mu gitondo yapfuye. umugabo we bagiye kumujana rega data, nuko byagaragaye ko ari umukristo ko bari babanye neza. abapolisi bakaza bati ni gute umuntu yakwinura amasaka saa 3 z'ijoro bugaca mu gitondo byarangiye? batari ko babanaga neza, nicyo camukijije. umugabo bari baraja kumufunga. vuga murabyumva? ababuze ababo rero barindagizwa n'abasetsi, bakarindagizwa n'ubukene. mu gihe gito imva zizakinguka, bazakora uko bashoboye kugira ngo bazabonane n'ababo babuze. reka ndangirize hano. mubwira abarengana muti Yesu ni wavoka. mubwira abari mu mwijima muti Yesu niwe mucyo. Haleluya. mubwira abarusha n'abaremerewe muti Yesu niwe kigingi wikorera ibyaha by'abari mu isi. abashonje muti Yesu niwe mutsima w'ubugingo, kandi abafite inyota muti Yesu niwe soko y'agakiza imara inyota. Haleluya. nuko nkasoreza ku magambo avuga ngo nimubwira abasirikare muti Yesu niwe ntwari ku rugamba, niwe mugabo utaneshwa. kandi abarwayi muti Yesu niwe muganga w'umuga bwose. hari indwara utabwira umugabo wawe, Yesu yimubwiye yakufatira ibanga. Haleluya. mwari muzi ko Yesu afata amabanga? yagufatira amabanga, bugi ibyawe bisize ku karubanda, inzu wayivamo we. ariko rero aya magambo akavuga ngo umva rero, niba dufite n'indirimbo ya 63:4, so hagarikiye cy'umutima, bibwire ndi, bibwire Yesu, ubabazwa n'ibyaha wahishe mwihererane. Haleluya. mbese ujugira ubwoba bwo gupfa, bibwire Yesu. nubimubwira burya ngo Yesu muje murakurura murebe, burya na nyuma yo gupfa hari ibyiringiro. ibyiringiro bihari nibiye. numvise abana bari kuririmba, barabaririmbye indirimbo ijyanye na Lazaro. amaze iminsi 3 mu gituro, yari yatangiye kunuka byarangiye. ariko Yesu ahageze, uwari wapfuye arongera abamuzima. uko niko Yesu azazura n'ababandi. sinzi mu bintu bijyanye no gupfa, kambabwire nk'abana b'Imana turi hano muri uyu mugoroba, muzarebe burya uretse abantu bizera Yesu ko azaza, nyuma yo gupfa nta bindi byiringiro bihaba. iyo umva ngo umuntu baramuherekeje, baramujyanye, baramutambikanye, bamusiziriya, uretse Yesu gusa na marayika ukurinda bazagukura iyo bagushize. hari ibintu abantu bagenda bibeshaho, kandi mu bibeshaho twese tuba turimo. niba hari akantu kabaye, ubeje ubundi covid iba,
abantu bari bamaramaje bavuga bati ni ukuri pe Yesu araje ubu birarangiye. Kandi no muri bibiri twabwirizaga ubutumwa tuvuga tutumva muri bibiri nyuma ya bibiri ni amazero. Muri bibiri mfite umwana nahamagaraga bucura. Nyuma ya bibiri dore ngo ndagira abana we. Icyo cyo kubabwira ni iki? Abantu bakunze kwibesha ku gihe ariko Imana ndiyibesha. Mvuga murabyumva? Naho abantu bamushize kera Yesu azamuzura. Reka tugire ibibyiringiro muri uyu mugoroba. Ibi byiringiro turagira ni ibihesi. Nimubwire abanyabyaha muti uwo mwacumuyeho yiteguye kubabarira ibyaha byanyu naho byatukura arabihindura umweru bise na sheregi. Haleluya. Aba banyabyaha rero nibo babwirwa muri uyu mugoroba. Uwo mwacumuyeho uwo ni Yesu Kristo yiteguye kubabarira. Uwo babariye Petero nawe yakubabarira. Kandi uwagiriye neza impumyi nyinshi nawe yakugirira neza. Nkasoreza ahangaha muri uyu mugoroba. Yesu yaradukijije. Haleluya. Birasaba ko wakwemera uko kwitanga k'umukiza atwitangira ngo adupfire nawe ukaba umwana we muri uyu mugoroba. Ni bande bifuza kumukorera, bakaba bifuza kumwumvira, bakaba bifuza kumukorera, bakaba bashaka kwitanga nk'uko yitanze agasiga igitaramo cyo mu ijuru kugira ngo adupfire kandi yarapfuye arazuka. Dutegereje ko azagaruka kuko yagiye mu ijuru. Abifuza kuba bamutegereza akazabajyana i Kanani. Mujye gushya tureba. Imana ihira ibiganza byanyu. Kandi Yesu ugira neza aduha umutima uturije muri we mu izina rya Yesu. Murakoze. Murabashimiye namwe. Murabashimiye. Ye murakoze. Sinzi muritonze cyane niba ari ukwihana sinamenye. Kuba yari ukwihana byaba ari byiza. Gusa ku cyifuzo cy'abashyitsi nari mfite uyu munsi nifuzaga ko uyu munsi natangira kubaha ibitabo. Muraritangaza nimubona umushyitsi uje nshoje kwigisha azaje kwicara hariya buri wese waje hano ndamuha igitabo. Reka da ntabwo muvuza amena. Ahari nuko nta mushyitsi uhari. Niyo mpamvu ye murabimbwirira rero abo bantu. Reka twibukanye mbibutse ko turi mu mavuna. Kandi iyo wumva ngo mavuna cyangwa se ivuga butumwa ni ukumenyesha abandi ko Yesu abakunda. Burya niyo intego imenyesha abantu ko Yesu abakunda. Uko baba bari kose Yesu arabakunda kandi akifuza kugira ngo babe mu ruhande rwe kuko ari we wabaremye. Ndagira rero ngo ngire icyigisho natambutsa muri uyu mugoroba gikurikira icyigisho natambukije ejo cyatwerekaga ko Yesu yatsinze. Kandi koko Yesu yaratsinze. Iyo dukurikiranye ukuntu urupfu rwa muri imbere akaruhitamo akavuga ati ndemera gupfa ariko aba bantu babeho. Burya Yesu yaratsinze. Ndetse no mukurikira amateka tubwira ko abazamubona nabemeye gutsinda nabo bagatsinda ibishaka gutuma batamubona. Ibishaka gutuma batamubona rero ni byinshi ariko nanone kubakunda Imana iyo bahaye agaciro ibyo Yesu yakoze. Ejo nasomye mu Bafilipi mu gice cyaho cya 2 ku murongo wa 5. Nifuza ko ayo magambo nanone nakongera nkayasoma kugira ngo n'uwari utari hano ejo amagambo ayazirikane icyo Yesu yamukoreye. Mu Bafilipi mu gice cyaho cya 2 ku murongo waho wa 5 hari amagambo meza ahari avuga ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisize ubusa ajyana akamero k'umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu. Kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi araganduka ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo kumusaraba. Cyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane ikamuha izina risumba yandi mazina yose kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu. Ari ibyo mu ijuru cyangwa ari ibyo mu isi cyangwa ari ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka
ngo Imana Data wa twese ihimbazwe. Aya ni amagambo ashaka kutwereka ko Yesu yitanze rero kubamukurikira rero nabo bakaba bagomba kugera ikirenge muci. Iyo dusomye ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cya mbere, amagambo avuga ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana kandi jambo yari Imana. Uwo yahoranye n'Imana mbere na mbere. Ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Muri we harimo ubugingo, kandi ubwo bugingo bwari umucyo w'abantu. Umucyo uvira mu mwijima, ariko umwijima ntiwawumenya. Hariho umuntu watumwe n'Imana witwaga Yohana. Uwo yazanwe no guhamya iby'umucyo ngo atume bose bizera. Icyakora uwo mucyo siwe mucyo, icyakora uwo siwe uwo mucyo, ahubwo niwe wahamije ibyawo. Uwo ni Yohana. Uwo mucyo niwe mucyo nyakuri, kandi ubwo nibwo yatangiraga kuza mu isi ngo amurikire umuntu wese. Yari mu isi ndetse niwe wayiremye, nyamara ab'isi ntibamumenya. Yaje mu bye, ariko abe ntibamwemera. Icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Nsomye amagambo maremare rero atwereka ko Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana ahinduka umuntu. Ariko abantu turi hano twakwibaza ikibazo, niye mpamvu yatumye Yesu ahinduka umuntu? Kwari ukugira ngo arokore umuntu, kuko umuntu amaze gucumura byasabye ko Yesu icubahiro cy'Imana kireka, aramanuka kugira ngo abashe gucungura umuntu wari wamaze gucumura. Kandi uyu muntu wari wamaze gucumura, twiza amateka ye mu gihe cyasize, yari Adamu. Adamu aguwe neza, nta kibazo afite, ari mu ngobyi yo mu Edeni, nta bimubabaza, nta n'ibindi ararikiye kugeraho. Byashoje Satani amutunguye, ingobyi yari yitwa ko ariye ayimukuramo. Bisoza rero Yesu nawe. Iri somo rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Yesu rero kugira ngo azacungure umuntu, nawe yahindutse umuntu, aramanuka. Haleluya. Ejo twarimbye indirimbo y'112, kurabuka umusaraba. Burya umusaraba niwe tugomba kurebaho. Mu bigeragezo burya birasaba ngo turebe umusaraba, ariko si umusaraba w'igiti tureba, ahubwo tureba umusaraba Yesu yabambweho. Uyu wabambwe yaritanze, ahitamo urupfu. No mu buzima busanzwe abantu bavuga ko bakundana, cyane cyane ku basore n'inkumi bagikundanye, bashakanye vuba. Umwe atari yamenya amafuti y'undi, haba igihe umwe amubwira ati sheri, n'undi ati sheri, mbese bakarebana kana mu jisho. Ariko iyo bigaragaye ko urupfu rusabye umwe muri babiri, ntabwo uwavuze ko akunda undi yavuga ngo reka nkupfire mu mwanya. Aya, ku bakobwa bakunda abasore wamusanze, urupfu rugahagarara ku muryango murimo, atumva rero umwe niyihitemo aze apfira undi. Mbese uwasohoka ninde buriya? Arahari? Ko mutansubiza? Arahari? Arahari. None se mu bana bari hano bakunda ba se na ba nyina, uwapfira nyina ninde? Ko mutari kunsubiza se none? Arahari? None se hari uwapfira se? Ngwiki umugabo ari kumbaza ngo mbese waba udapfiriye nyoko ugapfira siko? Imwari muzi ko burya nyina w'umuntu aba afite imbaraga cyane ku bana kurenza se? Yego. Rero umuntu ufite urukundo rurenze urw'abana bakunda ababyeyi babo ni Yesu wadupfiriye tukiri abanyabyaha. Aje ku musaraba aremera adupfira. Ejo twabonye amateka ye, burya umusore w'imyaka 30, kandi na Mariya yari ari muri iryo teraniro. Mariya ni nyina wa Yesu. Yego. Bamwambitse ubusa, ikanzu bayimwatse. Yesu yemera kwambara ubusa ngo akoze isoni. Burya muzumva ngo umusaraba wakojeje isoni. Umusaraba wemeye kwambika ubusa Yesu na nyina ari muri iryo teraniro n'abantu bose. Burya ni muzasoma mu gitabo mfite hariya nakizanye, kiri kimwe cyitwa uwufizwe ibihe byose. Kimwe amagambo avuga ngo ibyaremwe
Yesu bya bindi yavaga bikaba yategeka bigakomera. Ibyaremwe nibyo byagize ifuhe, harimo n'izuba. Yesu bagiye kumushyira ku musaraba bigaragara ko yambaye ubusa buri izuba ririjima. Kandi impamvu ryijimye kugira ngo bitagaragara ko abantu b'abanyabyaha barebye Yesu ubwambure bwe, habaye ubwira kabiri guhera saa 6 kugeza saa 9, burya nibwo abantu batangiye kuvugana bati ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Rero ukwezi kurijima, abantu bayoga ibyabaye. Cyakora Yesu nyine ni umunyembabazi. Burya muri kiriya gitabo cyitwa Ubifuza Ibihe Byose kiravuga ngo hari umwijima uteye ubwoba, abari baje gutera induru harimo n'abadayimoni ngo nabambwe byashoje babuza aho banyura. Burya ngo Imana yaradohoraga umurabyo warabya, abari bataye inzira bakongera bagasubira mu murongo bari gutaha iwabo. Ariko kibigihamya kigaragaza ngo uwaremye isi n'ijuru niwe wagiye ku musaraba kandi yashakaga gukiza amahanga yose. Niyo mpamvu muri aya masaha y'umugoroba, uko umuntu yakwigenza kose, uko watekereza, uko wakwizamura kose, ariko Yesu yadupfiriye ku musaraba. Birasaba ngo buri wese azirikane agaciro k'amaraso ye, azirikane no kwitanga yagize, azirikane n'imbabazi yatugiriye, ahitemo kumwubaha. Hari itangazo riri hano nifuza kwigishaho muri Yohana igice cya 14 ku murongo wa 15. Hariho amagambo meza nayo nifuza ko abantu bayatekerezaho cyane. 14:15 ku magambo avuga ngo Yesu wabasezeranye kuboherereza umwuka wera. Ni mu nkunda muzitondera amategeko yanje, nanjye nzasaba Data nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niyo mwuka w'ukuri, ntibishoboka yuko abisi bawuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Mwuka wera naba muri twe, tuzitondera amategeko y'Imana. Nifuje ko twakwigana ku bijyanye n'ingoma y'Imana. Twarimbye indirimbo itubwira ngo umpe Bibiliya. Impamvu uyu muririmbyi yaririmbye ngo umpe Bibiliya kuko ari inezeza, nuko iyi Bibiliya, reka mbabwire, iyi Bibiliya yo dusomye muri Timoteyo, kanyasome mbone ahari nyiterure yifate mu ntoki. Iyo dusomye muri Timoteyo, ndikumva impapuro mutari kuzikoraho mwebwe, ariko biragusaba ngo nawe uzikoreho. Muri Timoteyo, mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3 ku murongo wa 16, hari amagambo ahari atubwira ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana bashitse afite ibimukwiriye byose ngo akore imirimo myiza yose. Iyi Bibiliya yahumetswe n'Imana. Haleluya. Iyi Bibiliya yahumetswe n'Imana igira umumaro wo kwigisha umuntu. Burya reka mbabwire bavandimwe, Yesu ashimwe. Iyi Bibiliya iri mu isezerano rishya n'irya kera. Dusanga mu myaka 1500 abahanuzi bagiye bandika Bibiliya, bayanditse mu myaka 1500. Bamwe babasanzwe ari abarobyi, abandi ari abahinzi, abandi ari aborozi, bamwe ari ba muganga. Ariko muri imyaka 1500 itandukanye bagiye bandika Bibiliya. Bibiliya ntago yigeze bigaragara ko harimo umuhanuzi weretswe ibyo kurwanyana, ahubwo hamiriza ko Imana yacu ari umuremye kandi ko yadukunze. Itwoherereza urwandiko rero ari rwo Bibiliya yera, kugira ngo uzayizera abari Imana yizeye. Niyo mpamvu iki mujye murakunda kugitekerezaho neza. Ku bantu bafashe Bibiliya mu ntoki ukaba uyiteruye ukayijyana iwawe mu nzu, aka kantu ngunze kukabaza abantu, ariko ubundi Bibiliya n'amafaranga yawe birara heye? Amafaranga yawe za 5 ziraza ku musego, ukagenda ukaziraza mu mbere, Bibiliya ikarara muri saro. Ariko burya ni Imana iba yaraye muri saro, amafaranga yaraye mu cyumba. Simvuga birumvikana hari. Iyi Bibiliya niyo yonyine. Ejo nasomyeho, sinzi niba nasomye amagambo yavugaga ko Bibiliya kubasomyi basoma, ni amagambo ari hano umusizi yanditse, ayandika ari kuvuga ngo ku bantu basoma, ku bantu basoma. Asobanuye kuri uyu musizi, arasobanura tumva rero abasomyi.
mubwira abasomyi muti igitabo gihebuje ibindi ni Bibiliya. Iki gitabo nicyo cyonyine ushobora gusoma uwari usanzwe ari umusambanyi, Bibiliya ikamufata amaferi agahinduka umwizerwa. Haleluya. Iyi Bibiliya niyo yonyine ishobora guhura uwari usanzwe ari umwicanyi nka Sawuli ikamuhindura Pawulo. Iyi Bibiliya sinzi niba twarigeze tuganiraho kuki, ariko nimwe nabibwiye hari ku bantu batemera ko abandi bihana. Muzarebe witwa Rahabu. Rahabu ari mu ntwari zo kwizera. Kwizera niko kwatumye Rahabu acumbikira abatasi. Ntibiri kumvikana? Kwizera niko kwatumye Rahabu azindukira abatasi, arabacumbikira kandi bisoza umuryango wabo ukize kuko yizeye Imana y'Abisirayeli. Ariko ikibazo kikaza, Rahabu yari asanzwe ari indaya. Ubutumwa bwiza bumugeraho, abo batasi bamubwira ko hari Imana yabo baje gutatira igihugu cya Yeriko cyangwa se umujyi wa Yeriko. Bisoza nawe yizeye, nubwo byari bisanzwe ari indaya, yizeye ko hari Imana ihindura. Buryo wari indaya yabaye umwe mu birangirire byizeye witwa Rahabu. Nkababwira Bibiliya niyo yonyine ishobora guhura n'umujura ikamufata amaboko ntiyongere kwiba. Bibiliya ni nziza, ariko nkongera nkabibutsa gukunda Bibiliya. Bibiliya yawe uyirazaye. Bibiliya yawe uyirazaye. Imiryango y'abantu binaha yose ntabwo nyizi, ariko Bibiliya yawe uyirazahe. Wamaze kubona aho uyiraza? Yesu ashimwe. Uje uzirikana kuri mu bagize ingoma y'Imana. Uje uzirikana kuri mu bagize ingoma y'Imana. Iyi Bibiliya rero uwemeye kuyakira akemera inama zirimo nk'Imana yayitanze, ni Imana bayemera. Niyo mpamvu tugiye kwigana tuvuga ngo umpe Bibiliya kuko ari inezeza, uyinyoboresha iteka. Umuntu wemeye kuyoborwa na Bibiliya, Yesu ashimwe, akemera akayoborwa na Bibiliya. Muri Yesaya 35 ku murongo w'8 haravuga ngo umugenzi naho yaba ari umuswa ntabwo azayoba. Kuva yemeye kuyoborwa na Bibiliya, hazaba inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera, abandi imitima ntibazayicamo, izaba iy'abandi. Abantu naho baba ari abaswa ntabwo bazayiyoba. Iyo wemeye kuyoborwa na Bibiliya, abazajya mu ijuru bose ntabwo ari uko bazi gusoma, ahubwo abazajya mu ijuru nabizeye, bizera ko iri jambo ari iry'Imana. Yesu ashimwe. Ndasoma amateka yayo rero. Abisirayeli bamaze kugwira mu Egiputa, hari igitabo cya kabiri cyitwa Kuva, cyangwa se mu Kinyarwanda cyumvikana ni Yimuka Misiri. Dusangamo amagambo y'amateka ku Bisirayeli, amagambo avuga ngo Abisirayeli bagwirira mu Egiputa. Ndasoma rero. Aya niyo mazina y'abana b'Abisirayeli bagiye mu Egiputa bajyanye na Yakobo. Umuntu wese ajana nabo mu rugo rwe. Bavuzemo Rubeni na Simiyoni na Lewi na Yuda na Isakari na Zebuloni na Benjamini na Dani na Nafutali na Gadi na Asheri. Abantu bose bakomotse mu rukigi rwa Yakobo bari 70. Yosefu yari asanzwe ari mu Egiputa. Yosefu apfana na bene se bose n'abico gihe bose. Abisirayeli barororoka, barabyara cyane, baragwira, barakomera cyane, buzura ico gihugu ca Egiputa. Umwami wa Egiputa atinya Abisirayeli abagira imbata. Ndi gusoma, ubwo ndasoma amateka uko byagenze. Mu Egiputa undi mwami utigeze kumenya Yosefu abwira abantu bati, turabisirayeli bahindutse ubwoko buturuta ubwinshi, baturusha n'amaboko, nimuze tubashakira ubwenge be kugwira, bikazatuma bafatanya n'ababisha bacu, habaho intambara bakaturwanya bakava mu gihugu cyacu. Nicyo cyatumye babaha bo kubatwara mu buretwa ngo baba barishimira imiruhije, bubakira Farawo imidugudu yo guhunikamo, Pitomu na Ramesesi. Ariko uko barushagaho kubababaza, nabo niko barushagaho kugwira no gukwira. Abanyegiputa banga Abisirayeli urunuka, Abanyegiputa bakoresha Abisirayeli agahato, baba barisha ubugingo bwabo uburetwa bw'agahato, uburetwa bw'urwondo n'amatafari n'ubundi bwoko bwose bwo mu gasozi. Uburetwa bwose babahatishaga. Hepfo
hariho ababyaza b'Abaheburayo kazi, umwe witwa Sifura undi akitwa Puwa. Umwami wa Egiputa arababwira ati nimubyaza Abaheburayo kazi mukabona babyaye bicaye ku ntebe babyariraho, hakavuka umuhungu muje mumuhotora, ariko nabari umukobwa mumurekabeho. Maze abo babyaza bubahaga Imana, tibakora ibyo bategetswe n'umwami wa Egiputa, ahubwo bareka abahungu baho babaho. Umwami wa Egiputa ahamagaza abo babyaza arababaza ati niki cyatumye mukora mutyo mukareka abahungu bakabaho? Ababyaza basubiza Farawo bati nuko Abaheburayo kazi batabera nk'Abanyegiputa kazi, kuko ari abanyembaraga bakabyara umubyaza atarabageraho. Imana igirira neza abo babyaza, ubwo bwoko buragwira burakomera cyane, kandi kuko abo babyaza bubasha Imana ibaha urubyaro baba imiryango. Farawo ategeka abantu be bose ati umuhungu uzaje avuka wese muje mumujugunya mu ruzi, umukobwa uzavuka wese muje mumurekabeho. Mose avuka umukobwa wa Farawo aramurera. Umugabo wo mu muryango wa Lewi aragenda arongora umukobwa wa Lewi, uwo mugore asama inda abyara umuhungu, maze abonye ko ari umwana mwiza amuhisha amezi 3. Ananiwe guhora amuhisha amubohera kato gapfundikiye mu ntamyi, agasiga ibumba n'ubushishi, ashiramo uwo mwana agashira mu rufunzo rwo ku nkombe y'uruzi. Mushiki we aramwitarura ngo amenye ikiri bimubeho. Umukobwa wa Farawo amanurwa no kwiyuhagira mu ruzi, abaja be bagenda ku nkombe y'uruzi, abona kakato mu rufunzo, atuma umuja we kukazana, agapfunduye abonamo uwo mwana. Umwana ararira aramubabarira ati uyu ni umwana w'Abaheburayo. Mushiki wabaza umukobwa wa Farawo ati sinaje se kukuzanira umurera wo mu Baheburayo kazi ngo amukurerere? Umukobwa wa Farawo aramusubiza ati nuko genda umunzanire. Umukobwa aragenda ahamagara nyina w'uwo mwana. Umukobwa wa Farawo aramubwira ati jana uyu mwana umunderere. Haleluya, nzaguhemba. Uwo mugore ajana uwo mwana aramurera. Umwana arakura amushira umukobwa wa Farawo, ahinduka umwana we amwita Mose ati nuko namukuye mu mazi. Somye igitekerezo kirekire, ariko impamvu somye iki gitekerezo ni ikihe? Nukugira ngo abantu bakurikirane neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Iri jambo ry'Imana nshaka kuvuga muri uyu mugoroba ni uguha agaciro Bibiliya. Iyi Bibiliya abakera bagiye bayiha agaciro. Nimusanga murasanga aya mateka nsomye mu Kuva yerekana ko Abisirayeli bagiye mu Egiputa kubera inzara, cyangwa se mu yandi magambo ninda yari bajyanyeyo. Ubwo byagaragaraga ko inzara yateye mu gihugu, musomye mwasanga Shati Isirayeli arimana sebusha niyazuyashe yasanze umwami ati shaka gukira. Umwami akimubona yagize ubwoba, Elisa muhamiriza ko ari Imana. Isirayeli Harimana, Isirayeli Harimana, Harimana. Imana itari bayari, Imana ikora igasubiza. Isirayeli Harimana,
bayari Imana ikora igasubiza kurya y'inyanja baterura amashimwe bati n'Isirayeli hari Imana n'Isirayeli hari Imana hari Imana Imana itari bayari Imana ikora igasubiza n'Isirayeli hari Imana n'Isirayeli hari Imana hari Imana Imana itari bayari Imana ikora igasubiza umuhamya wo kubivuga yanguye habi cyane yampinduriye amateka ngura ububata angira umwana we Imana itari bayari Imana ikora igasubiza n'Isirayeli hari Imana n'Isirayeli hari Imana hari Imana Imana itari bayari Imana ikora igasubiza Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14